inshuti zacu banyarwanda banyarwandakazi, kandi inshuti z'u Rwanda mu bihugu hirya no hino bitandukanye, haba mu Buganda, mu Burundi, Tanzania, Congo, mu Buraya, muri Amerika, mu bihugu byo muri Aziya, ibihugu byose abumva ikinyarwanda kandi inshuti z'u Rwanda, uyu munsi tukaba tugarutse mu biganiro byacu kuri Hindem Polyclinic, ikigo Kigali gikora ubuvuzi, aho tugiye kuvuga ku ndwara twita kubyimba amabya cyangwa se kubyimba ibya rimwe bita imiswa mu kinyarwanda. Indwara rero y'imiswa akaba ari indwara igaragazwa n'uko umuntu w'umugabo cyangwa se w'umuhungu aba yabyimbye amabya cyangwa yabyimbye ibya rimwe by'uruhande rumwe. Muri uko kubyimba amabya akaba abona harimo ibintu bisa n'amazi, rimwe na rimwe ashobora kuba ari amazi cyangwa se bibyimbye nk'ubutare cyangwa se harimo amaraso cyangwa n'iki, ariko nyine bigaragara gutyo. Ibitera rero iyi ndwara y'imisuha muri byo akaba harimo rimwe na rimwe hari abazivukana nk'abana, hari no kuba umuntu yaba yabyimbye amabya hakaziramo icyo kibazo cyangwa se indi myanya y'imyibarukiro, hakaba havukamo ikibazo noneho bigatuma amabya abyimba. Hari ukuba wagira ibisebe ku mabya cyangwa se ibikomere ku mabya, hari ukuba wagira indwara y'iromba, hari ukuba waba bazwi kwa muganga indwara zituma ubarwa ariko bikaba byagira ingaruka ku mabya, hari kuba ufite tumeri cyangwa se ibibyimba mu mabya, hari no kuba wakoze agisida yitusha cyangwa igira ingaruka ku mabya, bikaba rero byatera indwara twabonye aho hejuru ariyo twita kubyimba amabya cyangwa se imisuha. Nk'uko rero tumaze kubibona, ubwo twabibutsa ko indwara hano tuvuga, indwara tubabwira ni indwara tuba dufitiye imiti kandi tuvura mu buryo bworoheje. Iyi rero akaba ari indwara imwe mu ndwara tuvura kandi neza, tukaba dukoresha imiti yo kwisiga, hari n'ubundi buryo ki ikoreshwa ariko bigahita bikira. Rero ingaruka zayo hakaba harimo kunanirwa kurongora, hari ukutabyara, hari ukugira inturugunya ziteza umubiri ikibazo, hari kugira infection mu mubiri, hari kugira amaraso mu gitsina, ashobora gusohoka mu gitsina bitewe no kwangirika kwa bimwe mu bice biba byangiritse, hari utubuye two mu mabya, ushobora kugira ikibazo rwose, hari no kugira appendicite, hari no kwangirika kw'amabya. Ibyo byose bikaba ari bimwe mu ngaruka zishobora guterwa no kurwara imisuha. Murumva rero ko ibintu byose byatuma umuntu atabyara, ibintu byose byatuma umuntu ananirwa gukora imibonano mpuzabitsina, igitsina kikaba kitahaguruka ngo gikore imibonano mpuzabitsina, ibyo byose ni ikintu kibangamira igitsina gabo. Rero tukaba twabamaraga impungenge ko tubivura kandi neza. Kera hari igihe nabonaga clientele bivura birwanyije bimwe ubundi bitinda, ariko uyu munsi iyo uje ugasanga umuti tuwufite bikira vuba cyane, birakira nta mpungenge kandi mfite umuti ubivura neza cyane mu buryo bworoheje. Nuko rero murakoze kandi mugire ibihe byiza. Ibiganiro byacu nakagaruka ejo bundi tuzaba dufite ibindi biganiro. Ni karibu kuri channel yacu, mudufashe mukore like, mukore subscribe, mukore comment, mukore share. Nk'ikiganiro nk'iki gikwiye gukora share kugira ngo abantu bafite ikibazo cyo kurwara amabya cyangwa se kubyimba amabya cyangwa se imisuha babona aho bivuriza nuko bivuza, kandi imiti turayifite. Mugire ibihe byiza. Ni karibu kuri Hindem Polyclinic. Nimero zacu murazibona hano kuri ekara, murabona ku ivuriro ryacu aho dukorera, hanyuma rusheho kutwegera no kuza tukabafasha. Amahoro, Imana ibishimire.